mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora Imana yamarira iki gusa njyewe ndasaba Imana ngize nyifashirize indinde kubabazwa hano mw'isi Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose nukugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Twongeye gusuhuza abakunzi b'umuziki nyarwanda ndetse abakunzi bo kwidagadura. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ariko iminsi yose turidagadura. Ngendi Elias Hakizimana ndi kumwe n'abana batoya b'abakobwa bafite impano zitandukanye ariko cyane cyane iyiganje ikaba yo kuririmba. Baratwibwira ndetse turaza no kubaha umwanya baturirimbire. Turahera kuhe iburyo cyangwa ibumoso? Ibumoso? Kubera iki ibumoso ntabwo waba wikunze se ubwo? Ibumoso kuki ushaka kwikunda? Turahera iburyo cyangwa ibumoso? urahera aho mbashaka. Reka dutombore. Ibumoso wagira ngo warubizi. Twibwire n'abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Umurerwa Liliane. Nkaba nifuza kuba umuhanzi. Urifuza kuba umuhanzi? Liliane ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 16. 16. Ko wifuza kuba umuhanzi, waba iyo mpano warayivukanye ubusanzwe uzi kuririmba? Yego. Tubwira urugendo rwawe mu kuririmba kugeza uyu munsi aho wumva wifuza kuba umuhanzi. Ubundi nge natangiye kugira impano yo kuririmba mfite imyaka 9. Nuko nyine nkajya mbikunda ndavuga ati byanze bikunze nimba mukuru nzabigaragaza. None rero nagira ngo mumfashe tubigaragaze. Uti tubigaragaze. Ujye uririmba indirimbo ziri mu buhe bwoko? Z'Imana, zisanzwe z'urukundo? Indirimbo z'isi. Z'urukundo. None se kuvuze z'isi, indirimbo z'isi n'urukundo bihuriye he? Ya nabyumvise. Hanyuma ufite indirimbo zingaho maze kuririmba Liliane? Mfite indirimbo 2. Ebyiri. Ushobora kuturirimbira nta kibazo. Ndaza no kubaha rugari wenda munabyine niba mubikunda nabyo. Ya. Okay, ushobora kuturirimbira nta kibazo. Ushobora kuharirimbira? Nta kibazo rwose. Mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora Imana yamarira iki? Mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora Imana yamarira iki? Gusa njyewe narumiwe maje kubona ibyo wakoze. Gusa njyewe narumiwe maje kubona ibyo wakoze. Mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora Imana yamarira iki? Mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora Imana yamarira iki? Liliane ngira ngo ntabwo nkuciye mu ijambo rikuririmba neza. Uwo wavugaga ngo ubaye we ni Imana uri kubwira ninde? Umukunzi? Mugenzi wanjye. Umugenzi wawe. Uyu mugenzi wawe ngira ngo nawe tutihari ijambo tubanze tumuhe mikoro atwibwire yibwire n'abadukurikiye nawe atubwire impano ye ndetse n'urugendo rwe mu kuririmba kugeza uyu munsi. Karibu. Okay, murakoze. Amazina nitwa Mukeshimana Claire, nga mfite impano yo kuririmba. Numva mbikunze cyane. Natangiye kuririmba mfite imyaka 8. Nkazaya nica nkavuga ati Imana izageraho nyishyira ahantu hagaragara abantu bayimenye. Nuko bimeze. Ufite impano yo kuririmba kuva ufite imyaka 8? Urakoze cyane. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe tuvugana? Mfite imyaka 18. Ufite imyaka 18. Uracyakunze kuririmba? Ninde ukunda kugushyigikira mu mpano yawe kuririmba?
basaza banjye. basaza bawe. Nawe uririmba indirimbo z'urukundo cyangwa n'iz'Imana? Ndirimba indirimbo z'Imana. None waturirimbira akaririmbo kamwe? Yego. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri. Umutima uzatuza umucyo uzaba mwinshi nibadukurikira inzira y'amasengesho. Umutima uzatuza umucyo uzaba mwinshi nibadukurikira inzira y'amasengesho. Kandi n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. Kandi n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose uko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Urakoze cyane nawe kuturirimbira. Abadukurikiye murebe ino televiziyo ikabashimisha umunsi ku munsi. Ndi kumwe n'abana bato babiri, ni Liliane na Claire, bafite impano yo kuririmba kandi bakaba bafite icyifuzo cyo kuba ino mpano yabo yakura ikajya kure aho bifuza kugera heza. Ndagira ngo tuganire nawe Liliane. Uravuze ngo wifuza kuba umuhanzi? Umuhanzi ukunda wumva ushaka kuba wakurikiza akakubera nk'intangarugero ni nkande? Juno Kizigenza. Juno Kizigenza uramukunda cyane? Umukundira iki uriya muhanzi? Akunda ka aririmba neza kandi akaba n'indirimbo ze zikaba zifite injyana nziza. Ukaba wumva wifuza gutera ikirenge mu cye? Hanyuma mu gihe umaze uririmba ufite intumbero nziza cyane. Utubwiye ko ufite indirimbo ebyiri? Indi ndirimbo waririmbye ya kabiri nayo n'urukundo? Ni Imana. Ni Imana. Waturimbiraho agace gatoya. Murabizi ubuzima nabayemo ukuntu bwari bugoye cyane. Nataruwe n'Imana yanjye iyo ntaza kuyigira simba nyiriho. Mureke nshimire Imana nibyo yankoreye. Mureke nshimire Imana nibyo yankoreye. Ihora yiteguye kunyumva, amaso yayo ahora yiteguye kumbona. Mureke nshimire Imana nibyo yankoreye. Mureke nshimire Imana nibyo yankoreye. Yanabaruye nari mpfuye rubi, ubu sinabona ibyo nyitura bihwanye n'iby'inkorera. Mureke nshimire Imana nibyo yankoreye. Mureke nshimire Imana nibyo yankoreye. Niyo Liliane urakoze cyane kuturirimbira. Dushyize mu buryohe bw'iki kiganiro. Ngira ngo abakurikiye ino televiziyo murabona ko nta umuntu uryohewe nkanjye kuri uno munsi wa gasusuruko. Iburyo ibumoso hose barimo bari kundirimbira. Abana nukuri mufite impano nziza kandi mufite n'intumbero nziza. Nagira ngo mbabaze niba atari ibanga, izi ndirimbo muririmba haraho zaba zanditse cyangwa se muzibika ku buryo mwazumvisha abandi bantu nko kuri radio? Murakoze. Indirimbo tuba twarazanditse nk'ahantu tukazaya mu gihe twabonye umwanya tukazaya twicara tukazirepeta tukazisubiramo, mbese dusa nkaho turi kuzibutsa. Yego.
Okay. Hanyuma mu minota mike dusigaranye y'iki kiganiro ndashaka kuza kubaha rugari, ndabizi ko mufite indirimbo mwagiye muririmbana sibyo? Hanyuma mugahuza amajwi kugira ngo abadukurikiye bumve ko koko rwa rugendo mwatangiye mu rufatanije. Ese mwese muturuka mu karere kamwe? Mubwire abadukurikiye ubundi mutuye hehe, umuntu abashaka ngo mumuririmbire cyangwa ashaka kubatera n'inkunga mwibwire abadukurikiye ubundi mutuye hehe? ubundi mu rugo kavukire ni mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Kageyo, umudugudu wa Musetsa, naho ngaho ntuye. Uvukana n'abavandimwe bangahe? Uvukana n'abavandimwe 6. Umukuru ni wowe? Oya, hari abakuru banjye 3. Haba harimo undi wifitemo impano yo kuririmba mu bavandimwe bawe? Nawe ni njye njyenyine. Urakoze cyane. Reka na mugenzi wawe nawe Claire nawe atubwire. Okay, murakoze. Njyewe ntuye mu karere ka Gicumbi, akagari ka Horezo, umurenge wa Kageyo. Uvuka mu bavandimwe bangahe wowe? 5. Ni wowe mukuru? Oya, njyewe ndi umwana wa 4. Ninde wundi ukunda kuririmba iwanyu? Ni njyewe. Ni wowe. Hanyuma dukomeje turi no kugana ku musozo, ndagira ngo zimwe mu ndirimbo mwaba mwararirimbanye muturirimbireho nk'imwe. Turaza kugurana imyanya turaza kugurana imyanya kugira ngo mubone uko muhuza amajwi. Egera mugenzi wawe hano. Bitewe n'indirimbo mukunda ije hafi nziza mu mwahisemo muyituririmbire muhuza amajwi twumve ko mwakora orchestre. Mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Gusa njyewe narumiwe maje kubona ibyo wakoze, gusa njyewe narumiwe maje kubona ibyo wakoze. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Nta muntu n'umwe nzigera nkunda urukundo nk'urwo nagukunze. Nta muntu n'umwe nzigera nkunda urukundo nk'urwo nagukunze. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Amagambo yose twagiranye warayamennye, ariko ubu njyewe nacyizere nakongera kuguha. Amagambo yose twagiranye warayamennye, ariko ubu njyewe nacyizere nakongera kuguha. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Gusa njyewe ndasaba Imana ngo izinyifashirize indinde kubabazwa hano mu isi. Gusa njyewe ndasaba Imana ngo izinyifashirize indinde kubabazwa hano mu isi. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Mbaye wowe, mbaye wowe nkakurikiza nk'ibyo ukora, Imana yamariki. Murakoze cyane. Abana bato baraturirimbiye cyane bati mbaye wowe. Abana mufite indirimbo nziza. Courage kabisa, kandi mubikunde mubishyiremo n'imbaraga, kandi nizere ko mubikora mufite intego. Intego nyamukuru ufite nkawe ni iyihe?
intego mfite ni iyo kugaragaza impano zanjye zikajya ahagaragara abantu bose bakazibona, niyo ntego mfite nkabasha kuba nagera ku rwego rwo hejuru. uteganya ko indirimbo zawe uzajya uzikora mu buryo bw'amajwi cyangwa bw'amashusho? ni iki uteganya mu myaka iri imbere impano yawe nigumye gukura? nteganya ko impano yanjye nikura nzajya nyikora mu buryo bw'amashusho, amavidewo igaragara. Yego. Hanyuma tugannye ku musozo, ndagira ngo mubwire abadukurikiye hano ngaha agashya muteganya. Ni buri wese yambwiye ko afite indirimbo zirenze 2, nibyo? Nko mu mperezo y'umwaka, cyane cyane mu bihe bisoza umwaka, tukunda kubyita festive season, mu gihe cya Noheli n'Ubunani. Nta karirimbo mwaba muteganya kuririmbana? Yego, karahari. Nakahe? Ntabwo twari twakigaho neza ariko karahari. Ngaho dusohoze mugira ubutumwa muha abana bafite impano zishobora kuba zarabapfubiyemo nk'izo zanyuza kuririmba. Okay. Ikintu nabwira abantu bafite impano ni uko bazigaragaza. Kugaragaza impano ni byiza. Natwe twari twacitse intege tukazajya tuvuga ati ese ubu impano yacu izagaragara gute, ariko ubu turashima Imana kuba tubonye ko hari aho igiye kugera. Yego. Hana mugenzi wawe nawe Sezere agira icyo abwira abantu badukurikiye. Icyo nabwira abantu badukurikiye nk'abantu nyine bafite impano nk'iyo mfite, nabifuriza kutayirangarana kandi bakajya bayubaha bakayitaho kandi bakayikomeza ntibacike intege, ubundi nyine bakazayigaragaza ahagaragara abantu bose bakayibona. Ngira ngo niba nibuka mwambwiye ko ababyeyi babashyigikiye muri no rugendo rwo kuririmba, nibyo? Ni nk'iki bagerageza kubafasha? Tubwire wowe ufite microphone. Icyo bagerageza kumfasha, nk'iyo wenda mbabwiye ati nshaka amafaranga y'itike kugira ngo njye kugaragaza impano, bagerayo bangenera. Okay. Abana ngira ngo reka dusoze dushimira mwebwe mwitanze muturutse Gicumbi muje kuririmba hano i Kigali. Impano zanyu twazakiriye ni nziza kandi tuzakomeza kubatera inkunga. Mugende mushyiremo imbaraga, si byo se? Mushyiremo imbaraga muririmbe neza. Ayo majwi ubutaha muzaze mwayagoroye cyane ameze nk'ay'abamarayika, si byo se? Reka nsoze nshimira abari bakurikiye ino televiziyo yacu. Nge ndi Elias Hakizimana, narindi kumwe na Mukeshimana Claire ndetse na n'umurerwa Liliane. Twifurije ibihe byiza rero, kandi mukora subscribe kuri ino televiziyo kugira ngo mukomeze mugezweho impano z'abana ndetse n'abandi batandukanye. Turabashimiye, mugire weekend nziza.